Shalom, shalom, bahaye ikaze kuri The Choice 7 TV. Uyu rero ni umwanya mwiza twumvamo ikiganiro Yesu ni umwami, ikiganiro gikiza, ikiganiro cyongera kubaka umuntu, gikuraho ibyananiranye, kuko muri icyo kiganiro twumvamo byinshi bikomeye kandi bihinyuza ibyananiranye mu buzima bwacu. Rero ni muri iki kiganiro ntimucikwe. Shalom, shalom mu bwoko bw'Imana, shalom mu bana b'Imana. Ikiganiro ni Yesu ni umwami, nk'uko mukigezwaho n'umukozi w'Imana Mike cyangwa se umwana w'Imana, nk'uko twaherewe ubuntu kwitwa abana b'Imana. Byo mugezwaho n'ikiganiro ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Reka mwumve ko iri jambo rije ku bwawe, iri jambo rije ku bwanjye, kuko tugeze mu gihe dukeneye gushaka Imana, dukeneye gushaka mu maso h'Imana, dukeneye gushaka mu bwiza bw'Imana. Iby'isi wabyirukanseho, hari ibyo wabonye, hari ibyo utabonye, hari ibyo uzabona, ariko ntabwo iby'isi bijya ubihaga ngo wumve uti ndanezerewe, ahubwo nabyo wumva byahora ubishaka gusa. Ariko icyiza ushatse ijambo ry'Imana, nubwo wataha uyu munsi, nubwo umunsi wava mu mubiri, nubwo umunsi Imana yaguhamagara, wataha ukajya kubana data wa twese muri mu ijuru. Nkaro mukristo muvandimwe uri kunyumva, ikiganiro ni Yesu ni umwami, turi kuri televiziyo TV Choice. Ndagira ngo dushyire hamwe twumve icyo Uwiteka atubwira uyu munsi. Ikiganiro rero ni Yesu ni umwami. Ijambo bazana uyu munsi ravuga ngo dushake Imana, dushake mu maso h'Imana. Dusome mu ijambo ry'Imana twumve icyo Uwiteka abivugaho. Ijambo ry'Imana nk'uko turisanga mu gitabo cya Mariko murongo wa 15 ibice bya 43. Ngo Yosefu umunyaremataya, umujyanama w'icyubahiro kandi nawe yategerezaga ubwami bw'Imana, aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Tujye dusome ibyakozwe n'intumwa 19:8. Yinjira mu isinagogi, amara amezi 3 avuga ashize amanga, ajya impaka nabo, abemeza iby'ubwami bw'Imana. Uyu ni Yesu Kristo. Muntu uri kunyumva uyu munsi wa none, igihe kirageze ngo uvuge iby'Imana ushize amanga. Sinzi niba uri kunyumva uri pasiteri, uri bishop, uri umukozi w'Imana, cyangwa uri umukristo usanzwe, cyangwa se uri n'umuntu usanzwe. Kuko nimba uri n'umuntu usanzwe, ndagira ngo nkubwire ngo uyu mubiri wambaye, iyo sura ufite, iyo zina ufite, byose byakomotse ku Mana Data yaremye ijuru n'isi, byose byaremwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu nkubwira ngo iki ni igihe cyo kuvuga Imana ushize amanga, ukemera ko Yesu ari umwami, ukemera gukurikira iby'Imana igusaba, ukemera gusoma ijambo ry'Imana. Njyewe reka mbivuge ku bwanjye kuri sede yanjye, nabifata nkaho wabikora ku ngufu, kuko turi mu minsi ya nyuma, turi mu gihe cya nyuma. Ibyahanuwe byarasohoye, ibyavuzwe byose byarasohoye. Muntu wanjye mpamvu ndi kukubwira ngo nabifata kuri ku ngufu, ni ukugira ngo tube mu Mana, tube mu bumana, tube mu gushaka Imana, twiyimbike mu ijambo ry'Imana. Igihe kirenda kuzagira ubwo Bibiliya zizacika, kirenda kugira ubwo social media zizagira gute, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wowe ugihumeka uri kunyumva, reka dushake mu maso y'Imana hakiri kare. Nk'uko tubisanga mu byakozwe n'intumwa 19:8, ngo yinjira mu isinagogi, amara amezi 3 avuga ashize amanga, ajya impaka nabo, abemeza iby'ubwami bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo wivuga ngo paseri runaka cyangwa aposo cyangwa ngo niwe uzavuga iby'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ibyuzi ku Mana, ibyuzi kuri Yesu Kristo, iki ni igihe kirageze kugira ngo ubibwirize abantu. Ubwire abantu ibyo Yesu yakugiriye, ubwire abantu ubwiza bw'Imana, ubwire abantu gukomera kw'Imana. Hari icyo uzi ku Mana, hari icyo uzi ku Mana, hari icyo uzi kuri Yesu Kristo. Iki gihe rero ni igihe kigeze kugira ngo utabare. Ushobora kuvuga ijambo rimwe ugatabara mugenzi wawe muri kumwe, ushobora kuvuga ijambo rimwe ugatabara uwo mugendana, ushobora kuvuga ijambo rimwe ugatabara uwo mukorana, ariko akamenya Imana. Ubundi twe umumaro wacu ni ukuvuga Imana, tukavuga Imana dushize amanga. Umwuka wera twohererejwe, umwuka wera uri muri twe, umwuka wera uturuka ku Mana, akaba ari uzi ugasobanurira Imana byimbitse. Rero nagira ngo nkubwire ngo
Mukristo muvandimwe, ikindi gihe cyo kugira ngo wamamaze Yesu Kristo, umwamamaze mu mirimo yawe buri munsi, umwamamaze mu bikorwa ukora, umwamamaze mu kanwa kawe, imyambarire, imivugire, uko utambuka wamamaze ubwami bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana nk'uko riri kubibona, iyo tugarutse muri Matayo 6:3 haravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niko ibyo byose muzabyongererwa. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo wirirwa wirukankamo buri munsi ubishaka, yego ni byiza kuko bidutungira imibiri igadutungira n'abacu, ariko ikintu cya mbere cy'ibanze ni ukubanza gushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bizaza ari inyongera. Neza umuvandimwe, nagira ngo nkubwire ibintu by'iyi si urabishaka. Nta muntu, haba n'umukire wa mbere kuri iyi si, yakubwira ko nta kintu afite, yakubwira ko akigerageza gushakisha, yaba ari umukene akubwira ko agishakisha. Ibintu by'iyi si nta muntu ubyibona ngo yumve anyuzwe, ariko ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo reka tube dushaka ubwami bw'Imana, ibyo bindi wirukanka inyuma bizaba inyongera kuri twebwe. Nagira ngo nkubwire ni intambara ziri hirya no hino ku isi. Ese nk'ubu ngubu uryamye ukashiramo umwuka, wari wavuze ngo uzashaka Imana kiriya gihe? Ese nk'ubu ngubu uryamye cyangwa uhura na agisida, wari wavuze ngo uzakorera Imana ejo? Igihe ni iki gihe uri kunyumva, igihe ni iki uri kumvira ijambo, kugira ngo utangire ukorera Imana, ureke ibyo bindi byose ukorera Imana. Imana iri mu ijuru, uzi ko nayo izamanuka nk'uko ijambo ryayo rivuga, ikaguha ibigukwiriye, ikaguha ibigutunga, ikaguha ibikubeshaho n'ibitunga umuryango wawe. Erega hari ikintu twiyibagiza Satani atunyaga, twiyibagiza yuko Imana ariyo itanga umugisha, Imana niyo itanga akazi, Imana niyo itanga imodoka, Imana niyo itanga urubyaro, Imana niyo itanga umugore, Imana niyo itanga umugabo, Imana niyo itanga inzu, Imana niyo itanga buri kimwe cyose ubonesha amaso yawe, Imana niyo itanga ibyo byose wirirwa wirukanka inyuma, Imana niyo itanga byose byabujije abantu kuryama, Imana niyo itanga buri kimwe. Gusa icyo Imana iri kudusaba ni ikintu cyoroshye, ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose izagira gute? Izabitwongerera. Ngende ndibuka nangije kwiga, nashatse akazi ndakabura cyane, shaka akazi pe, nkashaka akazi kuko urumva nari ku nkeke, ababyeyi bambwira bati warangije kwiga none ntacyo uzimarira, uzakora iki, uzaba ute? Nkumva ni ibintu bibabaje cyane. Nkashaka akazi nk'umuntu wese urangije kwiga, akazi ndakabura pe, akazi ndakabura. Hari naho nageze muri banki rwose nziza, akazi ngiye kukabona, interview nanayitsinze, byose nabitsinze, ku munota wa nyuma ngeze ibintu birananira neza. Ndavuga nti rero fata umwanzuro uwo munsi, niho navuze nti rero Mana, ibintu byo gushaka akazi mbivuyemo, ngiye gushaka inguma yo maso hawe, ngiye kugukorera, ariko mbare sinzicwe n'inzara, sinzahuye n'ubukene nkukorera. Mu by'ukuri ni koko naragenze ntangira gusenga Imana, ibintu by'akazi bishyira ku ruhande muri icyo gihe, kuko Imana yabonye ko nari nkwiye akazi nari ngakeneye. Mu mutima wanjye umaze kumva yuko ngiye kwishakira Imana gusa, batangiye kumpamagara, bahamagara bati ngwino tuguha akazi. Ibyo mbabwira ni ukuri, ntacyo mbabeshyaho. Nibwo nyuma naje kubona akazi, nkagiyemo, njyamo nuzuye neza, noneho njyamo mpamiriza Yesu Kristo, njyamo mbabwira ko Yesu Kristo ari umwami, njyamo noneho nkora n'umurimo w'Imana, kandi nkora umurimo w'Imana, nkora n'ako kazi nako bananyishyura, babimba n'amafaranga. Rero ndagira ngo ubwize, ubwo ni ubuhamya buto guhaye, ndagira ngo ubwize Kristo umuvandimwe, uyu munsi wewe uri kunyumva, ikintu Uwiteka adushakaho, ikintu Uwiteka agushakaho, ikintu Uwiteka anshakaho, nuko tubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana. Iyo ugiye ureba batubanjiriza, ukareba soma nk'igitabo cya Yosefu ubona ko yarakiranutse, arakiranuka, arota inzozi, azirotora bene barumuna be n'abakuru be, azirotera abakuru, ababwira uko byamugendekeye, ababwira ibyo yarose, bamugiriye ishyari, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko nubwo bamujugunye mu rwobo, ntabwo yigeze yihakana Imana, ntiyigeze areka Imana, ahubwo ageze mu rwobo nabwo buri urebye umutima yakomeje gusenga Imana, Ariko nagira ngo nkubwire, buriya bugambanyi bwabaye kuri Yosefu, buriya bugambanyi bakamujugunya mu rwobo, nicyo kintu Imana yakoresheje igihindura umugisha. Nagira ngo nkubwire, uri kunkurikira ubu none, hari ikibazo uri kureba imbere yawe, hari ibibazo ubona imbere yawe bikomeye cyane. Ibyo ngibyo ukoze icyo Imana igusaba, ugakiranukira Imana, ugashaka mu maso y'Imana no gukiranuka kwayo, ugashaka ijambo ry'Imana, ukavuga ubutumwa bwiza, ukabwira abantu ko Yesu Kristo ari umwami, ukirundumura mu ijambo ry'Imana, icyo ngicyo ubona imbere yawe nk'igikomeye, Imana ibasha kugihindura umugisha, kikakubera umugisha. Muribuka ko Yosefu inkuru ye ukomeje kuyisoma neza, ubona yuko ngo muka Potifari ashatse kumusambanya, ariko arakiranuka akomeza kumvira Imana, avuga ati iki kintu ni cyasi nagikora. Nagira nkubwire wowe babwira ngo tanga ruswa ubona akazi, ibyo ntago ari byo. Gusambana ubona akazi, ibyo ntago ari byo. Gunywa amayoga kugira ngo ubone akazi, ibyo ntago ari byo. Kiranukira Imana, shaka mu maso y'Imana, gukiranuka kw'Imana, ibintu byose bizaba inyongera. Ngo nuko yanga gusambana n'umugore wa bosi we, baramufunga, yemera gufungwa. Ariko iyo ukurikiranye
yarangiranye igifungo yavuye muri gereza ahita ayobora ahubwo igihugu, yavuye muri gereza aba umuyobozi w'igihugu, aba nka generali w'igihugu avuye muri gereza kuko yakomeje gukiranukira Imana. Nagira ngo nongere nkusobanurire, iyo umuntu afite umugisha arageragezwa cyane, kuko ibibazo ufite, impamvu ufite ibibazo byinshi, impamvu uri kugerageza byinshi, impamvu ukora ikintu ntigikunde, impamvu ibyo ushatse bidakunda, impamvu ibyo usengeye bidakunda, nuko uri umunyamugisha. Burya umunyamugisha arageragezwa cyane, kuko Satani arareba agasanga umuntu afite umugisha, arareba agasanga umuntu azatera imbere, arareba agasanga umuntu azakorera Imana. Satani nawe akamugabaho ibitero bikomeye, akamugabaho ingabo nyinshi kugira ngo amubuze kwizera Imana. Ariko nagira ngo nkubwire ngo, nagira ngo nkwinginge nanone ku inshuro wumve ko ibi byose nta kintu bivuze, aho gushyira imbere gushaka Imana no gukorera Imana. Nta muntu wigeze ushaka Imana akayishakana ukuri, akayishakana umwete, akayishaka nta buryarya Imana itasubije. Ni ukuri, ari igihe abantu bavuga ngo abakozi b'Imana ngo Imana itinda gusubiza, ngo Imana ireba kure. Nagira ngo nkubaze urebe nk'ikintu wasengeye mu mwaka wa 2000, turi muri 2022, reba muri kalenda urebe ikintu wasengeye muri 2000, umbwire ko ubu ngubu utakibonye cyangwa ubu ngubu utakibonye. Ntabwo Imana itinda, ahubwo ikintu gitinda ni pressure, ni Satani dushyiramo ubwo bungo. Kuki usengeye ikintu ntikibone, Satani akagushyiramo ayo majwi, akagushyiramo iki. Ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo usengeye ikintu ukagisengera, ugashyira Imana imbere, ugashaka Imana, icyo kintu Imana kigusubiza. Ijambo ni ukuri turimo uyu munsi ruvuga ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizabinyongera. Dushake Imana uko bukeye uko bwije. Wa muntu we isi igeze ku ndembera, isi igeze aharindimuka, isi yaragambaniwe, abantu bageze kure, abantu bafite ibibazo, abantu bafite imitwaro. Ariko nagira ngo nkubwire, ibi byose we biha amaso, wibyitaho, ahubwo ita mu gushaka Imana yawe. Mbese wari uzi ko Imana ivura covid? Wari uzi ko Imana ivura sida? Wari uzi ko Imana ivura ibigeragezo? Wari uzi ko Imana ari wo muti w'ikibazo ufite uyu munsi? Wari uzi ko Imana ifite imbaraga zirenga z'abanyabwenge? Wari uzi ko Imana haleluya, haleluya. Nagira ngo nkubwire, nongere nkwibutse nonaha uyu munsi wa none, wumve ko ikintu ukwiye gukora ari ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Bihererana n'Imana, fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo kwinginga Imana, fata umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana, fata umwanya wo kuririmbira Imana, fata umwanya wo kuramya Imana, fata umwanya wo guhimbaza Imana. Wikitanga abantu barandeba cyangwa abantu baramvuga iki. Nimba waranaguye warabivuyemo, ongera weguke usubire mu rusengero rw'Imana. Nimba waravuye mu barokore cyangwa ukagwa, ndagira ngo wongere weguke, kuko ibiganza by'Imana biracyafunguye. Imana yacyari ku ntebe y'imbabazi kandi yiteguye kukubabarira. Ngo Yesu Kristo ngo yaramuciye umugani aravuga ngo umworozi, ngo umuhinzi ngo yataye intama imwe, ngo yaragiye kandi afite intama 100, ngo intama yataye intama 99 ajya gushaka intama imwe yari yazimiye. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo, wowe uri kwita umunyabyaha, wowe umva wabivuyemo, wowe umva igihe cyarenjaniye, wowe umva waguye, iki nicyo gihe cyawe. Yesu Kristo arimo aragushaka kugira ngo ugaruke. Kandi Yesu Kristo aravuga ati tera intambwe imwe, nateye na 99 nkushaka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbwira Kristo w'Imana uyu munsi wa none, wongere wiyubake, wongere uhaguruke, wumve ko umuvugabutumwa, wumve kuri apostle, wumve kuri apotre, wumve kuri bishop, wumve kuri pastor, wumve kuri umukozi w'Imana. Uhaguruke uvuge iby'ubwami bw'Imana, ubwira abantu kugira neza kw'Imana, ubwira abantu impuhwe z'Imana, ubwira abantu imbabazi z'Imana. Erega Imana ntabwo izakoresha ibiti n'amabuye, yabikoresha. Nemera ko Imana akoresha ibiti n'amabuye, ariko uhari yamaze ikagukuraho ikabona gukoresha ibiti n'amabuye. Rero mu gihe uhari, haguruka uhagarare mu cyuho, ubwiriza abantu iby'agakiza keza. Uhaguruke uvuge kujya neza kw'Imana. Aho hantu Imana izahabona amashimwe, na Imana izakugira neza. Yesu tutashimwe cyane. Ikiganiro Yesu ni umwami kigamije kugira ngo abantu basobanukirwe, bamenye ko Yesu koko ari umwami wo gukurikira, umwami utabeshya, umwami utonesha abamukurikiye, umwami nyamwami. Ngo nuko Yesu Kristo aravuga ngo umuntu namamiriza imbere y'abana b'abantu, ngo nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Icyo jambo ndarikunda cyane. Ngo umuntu namamiriza imbere y'abana b'abantu, ngo nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Wowe uri kunyumva, nyumvira Yesu Kristo uyu munsi aguhamirije imbere y'abamarayika ba papa we. Yesu Kristo umva aguhamirije imbere y'abakire. Umva ko Yesu Kristo aguhamirije imbere y'abaperezida. Yesu Kristo aguhamirije imbere y'abashoramari. Yesu Kristo aguhamirije imbere y'abakire. Yesu Kristo aguhamirije imbere ya nyiraruganda. Yesu Kristo aguhamirije mu kazi. Yesu Kristo aguhamirije mu gihugu. Ndagira ngo ubwire ngo umugisha wavanayo uwo munsi, wavayo wahinduye amateka. Haleluya. Ndagira ngo Yesu Kristo ikeneye gusaba uyu munsi ni ukumuhamiriza no kumuvuga, kuvuga imbaraga ze no kuvuga kujya neza
neza kwe, kuvuga imbabazi n'impuhwe, kugira ngo n'utaramumenya abashe gukizwa, n'utaramenya ko Yesu ariho amenye ko Yesu ariho. Ugarure ubwo bwoko butemera Yesu w'umwami n'umukiza, ubabwiriza kugira neza, ubwira abayisilamu, utinyuka abayisilamu, ubwira abayisilamu ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, ari we wabakijije, ari we wabaremye, ubatinyuka ubabwire. Icyo gihe uzaba uri kuvuga ubwami bw'Imana, uzaba uri kwamamaza Yesu Kristo. Erega nanjye ndi kwamamaza Yesu Kristo, ntabwo ndi kwiyamamaza, ahubwo ndi kwamamaza Yesu Kristo umwami wanjye, kugira ngo amenyekane asakare mu isi, maze nanjye ubwo azaza kureba abantu azanyibuka ko namwamamaje, nanjye azanyamamaza imbere y'abamarayika be n'imbere ya Se. Kristo bavandimwe inshuti zanjye, burya umuntu ugukunda nukubwira ahantu akura umugati. Njye nagira ngo mbabwize ukuri, ndakora mfite akazi gatandukanye, ariko ntacyo kambwiye, ntacyo kambwiye. Ikindi cyo cyambwira nuko nakamamaza Yesu Kristo, nkageza ku mpera y'isi yose bakamenya ko Yesu Kristo ari umwami kandi ari we waremye ijuru n'isi. Abantu bose tukibuka Yesu Kristo, tukazinjira mu rurembo rw'ijuru, twese tuvuga tuti haleluya, haleluya, hasingizwe umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero bakristo bavandimwe, turi mu ijambo rivuga ngo gushaka ubwami bw'Imana, gushaka ubwami bw'Imana. Dusome mu Baroma 14:17, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Imana gishimwe cyane. Ubwami bw'Imana rero ntabwo ari ukurya no kunywa gusa, uretse ko kurya nabyo bibamo, ariko ubwami bw'Imana ni ugukiranuka no kwishimira mu mwuka wera. Njya uri kubabwira ijambo, wabwira ibyishimo mfite ubu ngubu, mfite ibyishimo n'umunezero kuko ni mu mwuka wera, mfite ibyishimo n'umunezero kuko ni umwami wacu Yesu Kristo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibyishimo mfite ntabwo bigurwa amafaranga, ntibigurwa amadolari, ntibigurwa amayero, ntibigurwa ubibona uri mu mwami Yesu Kristo, ubibona ibyo byishimo n'umunezero iyo uri kuvuga ijambo ry'Imana nk'uku, ubibona ibyo byishimo n'umunezero iyo ukiranutse ugakorera Imana. Nibyo Yesu Kristo agira ngo ukore uyu munsi, wamamaze Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wawe, ahubwo ibyo byishimo n'uwo munezero. Yaravuze ati ndagiye kwa Data, sizabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzabereza umufasha w'umwuka wera, azabigisha, azabasobanurira ibyo nababwiye. Haleluya. Agira ngo Kristo muvandimwe wumve yuko ibyishimo tugomba, nta handi ibyishimo biva, nta handi umunezero uva, ni mu bwami bw'Imana, ni mu gushaka ubwami bw'Imana, ni mu guhamya Yesu Kristo twakurikiye, ni mu kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Wasanga uri kunyumva utaremera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Iyo utaremera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, reka mbivugeho nubwo ari ikindi cyigisho, ntabwo wuzuza umwuka wera, ntabwo ubona ibyishimo nk'ibi ngibi bifite, ntabwo ubona ibyishimo. Ariko iyo umaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ubona ibyishimo n'umunezero, kuko ubwami bw'Imana buramanuka bugatura muri wowe. Wazapfa ugapfire mu bwami bw'Imana, ugapfa uzamuka ikuzimu nk'umukiranutsi. Ariko nupfira mu badayimoni, ngo uzabona ugapfa nabi, ukamanuka ikuzimu bakakwanjama, umuriro udashira ukagusamira hejuru. Ariko sinkwifurije ibyo, nagira ngo uzapfire mu bwami bw'Imana. Hari byinshi wabonye muri iyi si, hari byinshi wumvise, ariko hari ibyo utarabona, utaramara kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ntabwo urumva ku buryohe bwo kwakira umwami Yesu Kristo, ntabwo urumva ku buryohe. Nagira ngo Kristo umuvandimwe wakire agakiza uyu munsi. Mariko dusoma igice cya Mariko umurongo wa 1:15, ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Haleluya. Ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri reka nongere mbisubiremo, urebye icyo Bibiliya ivuga ijambo ry'Imana, urebye ibyo abahanuzi bavuze, urebye ibyo abahanga bavuze, isi irarangiye. Isi irarangiye muntu uri kunyumva, isi irarangiye muntu wabyumvise. Indwara zaraje, ibyorezo byaraje, ibihugu byateye ibindi, ubutinganyi, ibyaha bidafite shinge na rugero byaraje. Isi irarangiye. Nagira ngo nkubwire ngo nta gihe usigaranye cyo kwigana, nta gihe usigaranye cyo kuvuga ngo uzakizwe cyangwa, ahubwo igihe ufite n'uyu munsi, kuko n'itime haba mu gitondo, haba uyu munsi, haba ejo bundi wajya kumva ukumva ngo pa. Reba rero bibaye mukajya ikuzimu, ukajya
kurimbuka. Ndagira ngo nkubwize ukuri, uyu munsi ifata umwanzuro, ukizwe wemere Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, ubyandike mu mutima wawe, ujye ahantu hafite amazi menshi, bagusengere, bakubatize ubatizwe, uzamuke ugende uvuga ubutumwa bwiza, wamaze ubutumwa bwiza impande zose. Niko gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ugenda ushaka ubwami bw'Imana mu nsengero z'abarokore, ushaka ubwami bw'Imana mu butayu, ushaka ubwami bw'Imana muri Bibiliya. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe turimo ni icyanyuma, ngo nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Iki ni igihe cyo kugira ngo mwihane mwemere ubutumwa bwiza, kuko igihe cy'ubutumwa bwiza bwaravuzwe, imyaka 2022 byaravuzwe, ariko ndagira ngo uyu munsi wa none mwumve ngo iki nicyo gihe, igihe kirageze mu Kristo, igihe kirageze muvandimwe, ngo mwihane mwakire ubutumwa bwiza. Nuko rero mu by'ukuri iki ni ikiganiro Yesu ni umwami, tuba turi kuganira ku ijambo ry'Imana. Aya magambo yanjeho numva ntawe basangiza, numva nayasangira namwe bene data, tugendana muri uru rugendo. Ni ukuri isi ibi bizazane byinshi, isi irimo ibigoye, ingorane nyinshi, ariko ndagira ngo ukizwe uyu munsi wemere Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ushobora kuba wari waraguye, ushobora kuba wari warabivuyemo, ushobora kuba waravuze uti Imana ibi n'ibi, ariko ndagira ngo uyu munsi Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, wongere ugaruke mu bwami bw'Imana, wongere ukore umurimo w'Imana, ugaruke mu murimo w'Imana, wongere ushake Imana, wongere wambare imbaraga z'Imana, wongere uve mu byakuyobeje, uve mu by'isi, kuko iby'isi biri hafi kurangira, uve mu bubata bwa Satani, ukurikira Imana. Ijambo ry'Imana riravuze hejuru ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza nyuma. Nimushake Imana hakiri kare, nimushake Imana bigishoboka kwibonwa, nimushake Imana bigishoboka kuyibona. Hari igihe uzashaka Imana uyibure, hari igihe uzashaka Bibiliya uyibure, hari igihe uzashaka umuvugabutumwa umubure, hari igihe uzashaka kumva ijambo ry'Imana uribure. Ariko nagira ngo ubwire uyu munsi wa none, iki ni igihe cyiza kuri wowe, iki ni igihe cyiza kuri wowe utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, kugira ngo uyu munsi umwakire, kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri wowe, kugira ngo ugendane n'Imana, ube mu bwami bw'Imana. Erega Yesu Kristo ni mwiza. Ese tuvugisha ukuri ko fanta coca cyangwa fanta oranje ko yaba iri mu icupa, fanta coca wayinywa utabanje gupfundura icupa? Ese fanta coca yapfa kumeneka utamenyerere ya cupa? Nagira ngo ubwire ngo umuntu uri mu bwami bw'Imana, uri mu ijambo ry'Imana neza, umuntu uri mu by'Imana neza, aba ameze nk'iriya fanta irimo imbere mu icupa. Ntabwo ashobora kumeneka cyangwa kunyeganyega, ntabwo ashobora kwitura hasi ngo ameneke, ntabwo ushobora kumupfundura ngo umusome cyangwa umumene, kubera ko ubwami bw'Imana buramugose, imbaraga z'Imana ziramugose. Ibyo ni byo Yesu Kristo ari kukwifuriza, ibyo ni byo Imana iri kugushakamo, ngo uze nawe gushyire mu bwami bwayo, ikurindire mu bwami. Reka ntugire mbiguhe neza. Ese waba mu rukari bwami, waba mu bwami, waba muri perezidansi nani, ukaba muri perezidansi mo imbere, kugira ngo umuntu akugereho ntabwo byamworohera. Umwanzi wawe ntiyakugera mu buryo bworoshye, isasu ntiryakugera mu buryo bworoshye. None Imana iragira ngo uze igushyire mu bwami bwayo, ube mu bwami bwayo. Ariryo jambo twari tuvuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi biziyongera. Ni ukuvuga ngo ikintu Imana ishaka, iragira ngo ibanze dushyire mu bwami bwayo, dushyire umutekano, iduhe uburinzi bwayo, noneho nirangiza itugaburirire mu bwami bwayo. Haleluya. Ivuga iti nibura abana banjye ntabwo bazarimbuka, abana banjye ndi kumwe nabo, abana banjye ndasangira nabo, ndi kumwe nabo mu bwami bwanjye, nta kizabakoraho. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma Imana ivuga ngo mubanze mushake ubwami bwayo no gukiranuka, kuko umuntu uri mu rukari bwami, umuntu uri muri perezidansi asangira n'umwami, umuntu uri muri perezidansi asangira n'umwami, umuntu uri muri perezidansi asangira na perezida, umuntu uri muri perezidansi asangira n'abaminisitiri, umuntu uri muri perezidansi abaturage barakora bakashyira muri perezidansi. Agira ngo ubwire ngo icyo Imana ishaka ntabwo ari ukuguha ako kazi, akazi urabona gaciriritse, irabona ibyo byose uri gushaka bice, ahubwo icyo ishaka ni ukugira ngo iguhe ubwami bwayo. Numara gushaka ubwami bwayo no gukiranuka urimo imbere, ni uko Imana iguheremo umugisha. Imana ishimwe cyane, amazi himbazwe. Ni ukuri iki nicyo gihe kugira ngo wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza, ubashe kwinjira muri ubwo bwami, urufunguzo rwo kugira ngo
ube mu bwami bw'Imana ni ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, kuko Yesu Kristo umwami n'umukiza niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntawe uzagera mu bwami bw'Imana atabanje kunyura kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo niwe nzira ikujyana ikakugeza ku Mana. Yesu Kristo niwe nzira ikujyana mu bwami. Uyu munsi nagira ngo wongere wakire Yesu Kristo abe n'umukiza. Ushobora kuba waraguye, ushobora kuba warabivuyemo, ushobora kuba utaramwakira, ariko uyu munsi nagira ngo wongere wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza, nuko Yesu Kristo agusubiza mu bwami bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Ijambo ry'Imana, ikiganiro cyari Yesu ni umwami. Ijambo twavugaga kwari ugushaka ubwami bw'Imana no kubwinjiramo no kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza kugira ngo azatugire neza. Reka dusenga Imana. Data wa twese, Mana iri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye ngo iri jambo databuja mwami ari njye warivuze rinyubake kandi rigirire umugisha uri imbere w'umugisha. Hari abayumvise Nyagasani databuja ubaha umugisha. Nyagasani ubabarira abantu bose. Nyagasani nanjye ubwanjye nimutubabarire, wongere udushyire mu bwami bwawe kandi utwubakire urukuta rukomeye. Reka databuja mwami wongere uduhe ubwami bwawe, twongere tubemo, utugirire neza, uduhe umugisha. Hari abashaka kwakira umwami n'umukiza, ubagirire neza Nyagasani, ubakire. Reka ijambo ryawe rihindure imitima yabo benshi. Reka ijambo ryawe umwuka wera riherekeze, umwuka wera ritsindagire, abamarayika baritsindagire, nuko rihindura ubwami bwinshi, rihindura abantu bose. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom, ndabakunda.